haleluya araza yemera kujya ku giti atunyuraho twese atubera impongano. nari mvuze ngo abatari bafite ijambo Yesu abahereza ijambo. nari mvuze ngo abatari bafite agaciro Yesu abahesha agaciro. haleluya kubera iyihe mpamvu? kubera ku musaraba. no kuvuga ngo muri kasho narindimo ayinsohoramo arangije arayinjira. urupfu naringiye gupfa arangije arwishyiraho. amaraso yanjye yari kumeneka, aya honorine yari kumeneka, aya manzi yari kumeneka. Yesu ubwe yemera kuyamena. Imana ishimwe. arangije aranavuga ngo hari itangazo ntaze. Amina. byose birarangiye. Imana ihabwa icyubahiro. uwagapfuye nabeho. Data urakabyara kuva mwana nijoro. imfubyi ntiyakira ubuzima. uhimbarizwa imirimo yawe Data. umupfakazi ntiyakira ubuzima. uhimbarizwa kwera no gukiranuka kwawe Kristo. uyu mugabo atunyuraho. wa wundi woroheje wa wundi. Reka mbabwire, nabonye umugabo tubana muri ubu buzima. Data adahari, mama adahari. mbona umugabo nabanye nawe inshuti zamvuyeho. nabonye umugabo, mbona umugabo babandi bose nari niringiye bandi. bivuge neza. umva igitangazo. bivuge neza. uzi ko nimpfa tuzajyana. yego. hahandi bazaza bakaririmba iki bakavuga ngo ejo ni heza. bivuge mu mvugo nziza. bivuge mu mvugo nziza. ni umugabo utunga abandi bagabo. Mana Data mu izina rya Yesu, umukozi w'umuhanga, imbaraga zacu, umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. tugushimiye igiciro cy'amaraso nyabihanga, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe watugiriye, tugushimiye ko watubereye impongano, tugushimiye ko hari ibyo twari gushakwaho ntitubibone, kuko twari twanduye, turabo gukiranirwa, turabo gupfa, tuzize ibyaha n'ibicumuro, ariko imbabazi zawe zitwegeza hafi. Haleluya. ntabwo uzabura bakuvuga neza tukiriho, ntabwo uzabura icyubahiro twateranye. izina ryawe rihimbazwe. nyemerera duhagaze kuri uyu musozi wera, ubane n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, uhagarane natwe kuri uyu musozi, utuboneze utweze. ijambo ryawe ryarambwiye ngo nitujya kuvuga izina ryawe ngo tubanze tuve mu bidatunganye. nyemerera mukunzi mwiza, niba tukugiriyeho umugisha, utubabarire utweze utuboneze, kugira ngo igitambo cyacu kikunyure, kandi ubugingo bwacu bishanywe n'ubwa Kristo mu Mana. Mbabazi n'ubuntu bwawe bitererane natwe uyu musozi, cyubahiro n'igitinyiro by'Imana bibane natwe. tubangamiye ubwami bwose bw'umwijima, imbaraga zatuma abantu badafashwa. ndananiza ubu bwami, ndanyeganyeza ubwami bw'ibinyeganyezwa, ndahagarika imbaraga z'ibitanyeganyezwa, kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe. bana natwe abadukurikirana bose ubaha umugisha, abarushye baruhure, abarwayi ubakize, abihebye basubiza ibyiringiro, ababuze inzira uzibereke, kuko ari we muyobozi w'uru rugendo. urakoze, urakarama nshuti nziza. twavuga byinshi, ariko uzi byatugirira umumaro. biduhane n'abera bose, kuko ubwami n'ububasha n'icyo n'ubukomera ari ibyawe. niko mbisabye Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, nshima mu izina rya Yesu. urakoze. Pasika mu ijambo rimwe kuri givuze ubuzima, ivuze ubugingo kuri gi. ivuze ubuzima, ivuze ubugingo kuri wo. hanyuma reka dusome umutwe w'ijambo mu bice 12 paje ya 60 mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa kuva yo kwa Bisiraheli. umutwe w'ijambo uravuga ngo Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. mubwire iteraniro ry'Abisiraheli ryose ku wa 10 w'uku kwezi, umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we, bahereranye bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko
muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge. Uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire. Nimugoroba bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro, haleluya, bazarya inyama zawo zokeje, bazirisha imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda yawo ntimuzagira icyo musiga ngo kirare. Iziraye muzazose. Uku aba ariko muzazirya, muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Umurongo wa 12 umva kuvuza. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, nkica abana b'imfura zose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose. Nzasohoza amateka nziciriyeho, nduwiteka. Haleluya. Bivuze ngo Uwiteka aje kunyuraho. Na twatubaho twatubuye abantu bagenda bakikubita imbere, natwo ntadusiga kubera ko ari n'utwo batwara mu ngutiya ku mweko, utwo natwo Uwiteka ntadusiga. Haleluya, haleluya. Aya magambo nayakunze kuko ari igisobanuro cy'ijambo ryuzuye rya Pasika. Ni igihe Imana yari ije kunyura mu Bisirayeli, ije kunyura mu gihugu cya Egiputa kugira ngo yerekane ko ari inyembaraga. Niyo mpamvu n'utumana itadusize, yatunyuzeho n'ukuri kw'Imana. Haleluya. Ariko ikora akantu keza nakunze, yatanze amabwiriza. Iravuga ngo muzende umwana w'intama udafite inenge n'imwe, kuko yashushanyaga Kristo uzapfa agapfira bose ariko adafite inenge. Yewe mfite ikibazo hano kivuga ngo yarabanje aravuga ngo muzawurye nimugoroba, kandi umuryango uzabona ko iyo ntama, uwo mwana w'intama itawumara, izabwire n'umuturanyi. Bisobanuye iki? Kristo si uwawe gusa, ahubwo igihe umumenye ugomba gukoresha ibishoboka byose ukanamumenyesha n'abandi. Ibya Kristo ntabwo tubirya twenyine, ahubwo tubisangije n'abantu bakurikirana 102 n'ibicumona. Haleluya. Arababwira ngo kandi muzafata amaraso. Ariko yewe ndabaza, nirihe banga riba muri Kristo umusaza avuga kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru akaryoherwa? Nirihe banga riba muri Kristo umwana muto yuzura umwuka agatangira kunezerwa? Nirihe banga riba muri Kristo mw'abantu? Ibanga riri muri Kristo nta rindi, nuko abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Iryo ni ryo banga. Kandi uri muri Kristo Yesu ahorana ibyishimo, ahorana amahoro. Nubwo isi yayakubuza, ariko we ikintu cya mbere akora, niho umuririmbyi yaririmbye ngo amahoro utanga ntagera kirogoye, ngo ni amahoro h'umuntu mu gihe ashonje, mu gihe ababaye, mu gihe apfushije, no mu gihe abona ko umwijima wabuditse imbere ye. Tutirengagije ko mu gihe gisa n'iki ngiki nicyo gihe inzirakarengane zazize jenoside yakozwe 1994 zanyuze muri iyo nzira. Nta mbaraga z'ubwabo bari kwishoboresha zo kunyura muri iyi nzira, ariko igihe bayinyuzemo ntibayinyuzemo bonyine, na Kristo bari kumwe. Haleluya. Imana ishimwe. Ongeraho ngo Kristo araryoha. Hari umuntu umwe wigeze aravuga ngo Bwana Yesu ana utamu kuri kwa asali. No kuvuga ngo Yesu niwe mugabo urya ukumva ukeneye kongera ukiyongera. Nukuvuga ngo Yesu araryoha kurusha ibindi bintu byose bibaho. Uyu mugabo ibanga rye rikomera imurimo nuko nudafite ubuzima amuremera ubuzima. Mama Honori uvuze akajambo keza, kuko uyu mugabo yaravuze ngo amahoro Yesu abantu be
nagira akagero ntarondoreka azahumuriza abayafite n'utayata ntabwo yayakurwaho. Haleluya. Murira uze kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire mubwire buhoro ibikuriza we kugira ubwoba kandi wirira. Haleluya. arakunda fasha abashavuye wizera ijambo gira Yesu byose n'inshuti yawe ibikubabaza n'ibigutera ariko ma hora ibikuriza we kugira. bana b'Imana nimujya mwumva, reka mbabwire nimujya mwumva tunezerewe hari icyo twabonye, nimujya mubona twishimye tuguwe neza, nuko hari umugabo usumba abandi bagabo twabonye. Yohana we yarabyanditse mu rwandiko rwa mbere aravuga ngo uyu nguyu ngo twaramwiboneye n'amaso yacu, maze arongera ageze hepfo aravuga ngo twamukozeho n'intoki zacu ntabwo ari izundi, ngo kandi twaramusogongeye twaramwumvise twuza uburyohe bwe. amena. Imana ishimwe. umva manzi, umva amagambo hano yavuze. Imana yatanze amategeko, iravuga ngo ibyo bintu byose muzabikore mukenyeye, muzarye kuri uwo mwana w'intama muhagaze. Uyu mugabo yego nta kwicara. Uyu mugabo kubera uburyohe bwadutera guhagarara twembi. Umuntu agahagarara akavuga ngo nubwo hari imbaraga zari zinyicaye ariko ndahagaze kuko Kristo uri muri jyewe arampagaritse. Haleluya. Icya kabiri arababwira ngo kandi muzamuryane umutsima udasembuye. Bivuze ngo Kristo iyo wamuriye ntabwo umuryana n'ibisembuye. Ibisembuye ni ibihe? Ni ibyaha. Uyu mutsima udasembuye wasobanuraga ukuri no kutagira uburyarya. Bisobanuye ngo ntushobora kuba ufite Kristo by'ukuri muri wowe ngo mubangikanye n'uburyarya. Iyo ugize uburyarya ubusembuye, iyo ugize ikindi kintu icyo ari cyo cyose cy'icyaha ubusembuye. Aravuga ngo kandi muzabe mufite n'inkoni. Inkoni isobanura ubutware. Muzabe mwiteguye gukubita. Haleluya. Icya kabiri muzabe mukwesa inkweto. Icyitwa gukweta inkweto ni iki? Aribwo butumwa bwiza. Kugira ngo muzaba muhagaze, icyo ni kimwe. Mukwesa inkweto mufite inkoni bivuze ngo uri umurwanyi. Icya kabiri witeguye kugenda. Haleluya. Nari mvuze ngo kuri iyi Pasika reka nkubwire muvandi, yego abantu benshi bagira umunsi runaka bakomeza kurusha yindi. Umunsi witwa Pasika ni umunsi usanga ufite itariki abantu benshi duhuriraho. Umuntu yawugera akavuga ngo uyu munsi ni kuri Pasika, kumva agize agahinda agafata igihe cyo gutekereza kuri Kristo. Ariko nkubwire Pasika ihoraho kuko ntabwo twanyuzweho rimwe gusa. Reka nkubwire manzi, wavuze ngo ni ubuhe buryohe buri muri Kristo Yesu. Erega ibuka ko twari gupfa. Haleluya. Uyu mwana w'intama araza ajya ku musaraba. Haleluya. Araza yemera kujya ku giti atunyuraho twese. Nari mvuze ngo abatari bafite ijambo Yesu abahereza ijambo. Nari mvuze ngo abatari bafite agaciro Yesu abahesha agaciro. Haleluya. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ku musaraba. Haleluya. No kuvuga ngo muri kasho narindimo ayinsohoramo, yego arangije arayinjira, yego urupfu naringiye gupfa, yego arangije arwishyiraho, yego amaraso yanjye yari kumeneka, yego aya honorine yari kumeneka, yego aya manzi yari kumeneka, yego Yesu ubwe yemera kuyamena. Imana ishimwe. Arangije aranavuga ngo hari itangazo ntanze. Amina. Byose birarangiye. Imana ihabwa icyubahiro. Wagapfuye nabeho. Data urakabyara kuva mwana nijoro. Imfubyi ntiyakira ubuzima. Uhimbarizwa imirimo yawe Data. Umupfakazi ntiyakira ubuzima. Uhimbarizwa kwera no gukiranuka kwawe Kristo. Uyu mugabo atunyuraho harakubitwa arashinyagurirwa, harababazwa ku musaraba, yambika uruhindo, ari nta nenge yari afite. Ayiwe Yesu arapfa, Yesu arapfa, Yesu arapfa. Tubona ubuzima mama Honori,
kuba wicaye hano uko Yesu yapfuye. Niyo mpamvu mbwiye abantu ngo ntibakibuke Yesu gusa ku isabato, ntibakamwibuke ku cyumweru, ntibakamwibuke kuri iyi tariki. Oya, Yesu mu buzima bwacu twahawe ubuzima, twahawe ubugingo. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose. Aravuga ngo kandi ubwo bugingo ngo ni Yesu. Arongera aravuga ngo nabuhawe mu gihe nihanaga ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Haleluya. Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani usifiwe milele na milele. Urupfu rwa Kristo tujye duhora turwibuka. Abantu ntibakarwibuke ngo ejo bongere bakora ibyaha. Ubu hari abantu uyu munsi bari bwirirwa bifashe neza ngo barimo baribuka izuka rya Kristo, ariko ejo bagasubira inyuma bakamubambisha. Ntimugakora iryo kosa. Igihe cyose Kristo ahora adupfiriye kandi ahora tuzukiye. Mama Honore, nayahe mahirwe abizeye Kristo bafite abatamwizeye badafite? Amahirwe abizeye Kristo bafite nuko bari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kandi nuko ikibabaje, wenda reka dukomeze kuri aha nari nasomye. Yego. Ngo Pilato acira Yesu urubanza, ngo Pilato ateranya abatambyi bakuru n'abatware b'abantu bose, arababwira ati mwazanye uyu muntu ngo yagandishije abantu, none dore ubwanjye, ngo none ubwanjye namubarije imbere yanyu, nyamara nta cyaha mbonye kuri we mu byo mwamureze. Ndetse Herode nawe ntacyo yabonye kuko yamutugaruriye, kandi dore ntacyo yakoze gikwiriye kumwicisha. Nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ibyo yabivugiye kuko yari akwiriye kubabohorera imbohe imwe mu minsi mikuru yose. Ariko bose basakuriza icyarimwe bati kuraho uyu utubohorere Baraba, uwo bari bamushyize mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi bwari mu murwa. Pilato yongera kuvugana nabo ashaka kubohora Yesu, ariko bo barasakuza bati mubambe. Ababaza ubwa gatatu ati kuki uyu yakoze icyaha ki? Simubonyeho icyaha cyo kumwicisha. Nuko nimara kumukubita ndamubohora. Ariko baramukoranira basakuriza n'amajwi arenga, bahata ko Yesu abambwa. Amajwi yabo aramuganza. Nuko Pilato aca urubanza ngo icyo bashaka bagihabwe. Abohora uwashyizwe mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi uwo bashakaga, maze atanga Yesu ngo bamugire uko bashaka. Bari babizi mu by'ukuri ko nta cyaha yakoze. Yararenganye, banza umfasha aka kantu. Yararenganye ariko yicisha bugufi kubwo gucungura umwana w'umuntu wari warabuze nk'intama yazimiye. None nawe mugarukira aragutegereje. Ihangane isoni n'urupfu rwo ku musaraba, yemera no kubambwa, nta n'icyaha yakoze kugira ngo ampuze n'Imana ariyo data wa twese. Kugira ngo ampuze n'Imana ariyo data wa twese. Mama Honore, umva kano karirimbo. Ndabaririmbira ibyo wancunguye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye miki Kristo,
ukaza mu isi ukampfira, wambonye mu iki Kristo, ukaza mu isi ukampfira, yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, narindi nshuti nkawe se, yakunze abayihinyuye, harindi nshuti nkawe se, yakunze abayihinyuye, baramusingije bashashe imyambaro, bazana hirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwe, bukeye barahinduka, bati nabambwe, bafashe umwami ubwo baramuhemura, barahinda umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira, wabona uko aducungura, ibyo byose ibyara byihanganira, wabona uko aducungura, yavuye mu ijuru aza muri isi, abura aho yarambika umusaya we, amura ku musaraba, nanjye ngeze mu ijuru, amfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru, ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, wambonye mu iki Kristo, yanyemeye nk'inshuti ye, yanyemeye nk'inshuti ye, naneze mu ijuru, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina. Umva baramurega tope labi onesa lo feminista, baramurega ibirego barabitabira, barabipapira, barabihimba, kugeza igihe uyu mugabo witwaga Pilato ngo yababajije ngo ko ndimo ndareba nkabona ibirego mu murega bidafite ishingiro, barakomeza baramushinja, haleluya, baramushinja ngo baravuga ngo noneho babonye ko ibirego bitagaciro, bazamura ijambo rimwe gusa, baravuga ngo oya, mubambe nubwo ntacyo yakoze, mubambe nubwo bitamuhama, mubambe ngo kugeza igihe uyu Pilato yavuze ngo none ubwo bimeze bitya, nimumufate mu mugenzi uko mushaka. Aravuga ngo ariko hari icyo mbonye, aka ni akarengane umuntu adashobora gusobanura, nicyo cyatumye ngo yandika ku musaraba, ngo arandika aravuga ngo nguyu mwami w'Abayuda, bisobanuye ngo ararenganye, bisobanuye ngo abakamukijije, abakamukunze, abo yakirije abana, abo yazuriye abantu, abo yubakiye ingo, abo yaruhuye, nibo bamwiyiciye. Haravuga ngo dore nguyu mwami w'Abayuda, ngo baranamubwira bati ayo magambo wanditse yahindure,
arabasubiza ngo no, muramurenganije, ntacyo yari atwaye. Ngo aravuga ngo ntakimuhama, arangiza aranavuga ngo kandi ndabiyamye icyo nanditse nacyanditse. Ni umwami. Haleluya. Yemwe haleluya. Ni umwami. Manzi niwe utumye twicara aha. Uyu mugabo tumufiteho byinshi. Ndahamya neza ko tutibeshye kumukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kumukorera. Isezerano natwe, isezerano ko tutazamureka. Yesu we turakwemera. Reka mbabwire, haleluya, nimumbabarire mu nyumve. Haleluya. Mama Honorine Kimanuka, mwene data, muvandimwe, mubyeyi, mushiki wanjye, muhumuna mukuru wanjye, wowe unteze amatwi, ntabwo turi abapfu. Nukuri ntabwo turi n'abasazi. Oya, uwapfuye yarapfuye, twebwe turi abazuke. Haleluya. Turi abazukesha, nanjye nturi intware, turi abazuke. Ariko mana Kimanuka mumunyize. Yes. Ayiwe. Umva. Ariko mana we. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, zamuka ariko aka kantu kari kanize. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yanshyize mu butware. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mu. Umva kandi yavuze Kimanuka. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima. No kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, shobora kwirimbuta ashaka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru ndimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe. Buretse ako kantu ngo kubw'izuba n'imvura ngo byo mu ijuru ngo nshobora kwera imbuto ashaka. Bivuga ngo kubw'imvura ni ku gihe cy'imigisha Imana igiha abantu, kubw'izuba ni kubw'igihe cyo kugeragezwa n'ibihe bikakaye, kandi ibyo byose bijya bigera ku mugenzi uwo ari we wese. Kubw'imvura n'izuba, kubwo guhazwa n'ibisubizo by'Umwami Imana, cyangwa kubwo kugeragezwa n'intambara z'uburyo ubwo ari bwo bwose butari bumwe, tugomba kwera imbuto Umwami ashaka. Ariko manzi, umva aka kantu wowe wibagiwe. Yaravuze ngo ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mu. Noneho reka mbabwire, nanjye nimundeke. Nanjye reka mvuge kano ka nuzarira ndahita mfatira.
namufashe nabonye umugabo uruta data, mbona umugabo uruta sogokuru, mbona umugabo uruta sogokuru, uruta ibisekuruza byose, mbona umugabo uruta ukomeye wo mu isi bazi ngo haleluya, mbona umugabo usumba wa wundi woroheje wa wundi. Reka mbabwire, nabonye umugabo tubana muri ubu buzima, data adahari mama adahari, mbona umugabo nabanye nawe inshuti zamvuyeho, nabonye umugabo, mbona umugabo babandi bose nari niringiye bandi bivuge neza, bivuge neza, umva igitangazo, bivuge neza, uzi ko nimpfa tuzajyana, yego hahandi bazaza bakaririmba iki bakavuga ngo ejo ni heza. Bivuge mu mvugo nziza, bivuge mu mvugo nziza, ni umugabo utunga abandi bagabo, uzi ko ari byo, ariko nawe rero ako kantu umugabo utunga abandi bagabo niwe mugabo wenyine watunze umugabo w'abagabo, yego haryo ubwo nibyo, ni umugabo w'abagabo, ariko anitwa bwana w'amageshi. Mama Honorine arimo arashaka gukomeretsa abagabo, oya niwe mugabo nabonye utunga umugabo mu rugo rwe n'umugore n'abana, niwe mugabo nabonye wenyine ujya wigwatiririza urugo gusa ahantu isi yose yananiwe, niwe mugabo nabonye utunga umugabo agatunga umugore n'abana be, akabatunga agatunga urugo, mbese akubakwa ihema ry'urugo rwe, niwe mugabo wenyine nabonye ushoboye ibyo bintu. Yaravuze ngo mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kristo, ni uruta inshuti zose zo mu isi, igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga bwanyu hagiranyize. Byari bishatse gusobanura mbabaye anyiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi. Ninde mugabo wigeze waka nk'inyenyeri iteka ryose? Buretse nkwereke, ingoma zirima zigahanguka hakima izindi, abaperezida bajyaho bakavaho hakajyaho abandi, ariko we ni umugabo w'imiteka n'iteka ibihe byose. Byose ingoma yarayitsindiye n'ingoma y'amahoro. Uyu mugabo iyo upfuye abantu bose baraguhunga, n'umugore wawe akaguhunga, umugabo akaguhunga, ababyeyi bakubyaye bakaguhunga, abana bakigirayo, ngo aranuka, icyumba uryamyemo bakakinena bakanagitinya, ariko mvuye umugabo ko yavuze ngo no mu rupfu tuzaba turi kumwe. Niyo mpamvu n'umuntu umwizeye aravuga ngo byanga byakunda. Hari umukirisitu wigeze aririmba indirimbo y'108 aravuga ngo no mu rupfu aho ngaho. Uyu mugabo niwe wenyine mumanukane no mu gituro bakagucukurira nawe bakamucukurira. Haleluya. Uyu niwe mugabo ujya uboneka mu itanura ry'umuriro, abandi bose bawuhunza turi muri atwe, ariko se mvuge gute ni umugabo w'abagabo, umugabo utunze abandi nibo bahamya b'ibyo ngibyo. Ni ukuri, ni umugabo nyamugabo, arera kandi arakiranuka rwose, ni inshuti yo kwizerwa, ni inshuti yo kwiringirwa. Reka nkubwire, reka mbabwize ukuri, kino kintu mucyumve neza, iki kintu mucyumve neza. Hari umuntu ushobora kuduteza amatwi kano kanya yibaza ngo mbese bitumara iki kuba twarabayeho ku ngoma ya Kristo, sibyo? Ni irihe tandukaniro riza kuza kudutandukanya na babandi babayeho Kristo atarabaho? Reka tubabwize ukuri, tubabwire ngo ni amahirwe akomeye, ni amahirwe akomeye cyane kuba uyu munsi tuvuga umugabo nyamugabo. Haleluya. Nigeze kubabwira ndamubwira ngo wongeyeho nyamugabo, buretse nkubwire kino kintu. Impamvu nigeze kubibwira kugira ngo n'abantu baze kuza kubyumva neza, hari igihe nigeze kubaho ubuzima butarimwo papa ataza hondi, mama ataza hondi, abavandimwe bataza hondi, sibyo? Ariko ndababwiza ukuri, uwo mugabo yaraserutse ndamubona. Haleluya. Sibyo? Umva ikimenyimenyi, uzi ko uyu mwanya mpfuye namwe ubwanyu mwitwa ngo turi hamwe hano ngo turakundana, uzi ko ntawaza ngo mumange tuganire ngo bikunde, ariko we ajya abasha kuganira. Wari uzi ko akana ka Yayiro yakaganirije? Ariko oya, uzi ko Lazaro yaramaze iminsi 3 mu gituro, uzi ko yamuganirije, yaranutse, abandi baramushinguye. Ariko wijya kurema buretse ntituri inshuti,
cyangwa se umugabo wenda wanshatse ntaba nkunda basi kuki umuntu apfa bagahita bamwinjiza muri moruge ngo batamujyana no mu rugo rw'akararana n'uwe bakundanaga basi wenda ngo barane ijoro ntabwo bongera gusinzira. niyo mpamvu rero muri ibyo 151 niyo waririmbye ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda, arusha uko abavandimwe bakundana, nawe inshuti zacu zose zaduhara rukwa zose, Yesu ntabwo ahemukira abakunda. Imana yacu ihabwa icyubahiro, sibyo? Hanyuma ngira ngo reka tuvuge agaciro ka Kristo, reka dusome ijambo ry'Imana kuko turimo turagana ku musozo, kugira ngo bumve uburemere bw'ibi bintu. The main purpose, ikintu cy'ingenzi, intego yamuzanye iyo ariyo, kugira ngo abantu bayumve, nibaryama bayirarane, nibabyuka bayibyukane, nibajya mu kazi bayigendane. Murimo murabyumva neza, bataza kuza kumva tuvuga bino bintu. Nibyo ashobora kugutunga muri ubu buzima, na hahandi wihebye uremerewe bikaza kuza gushoboka, sibyo? Kimanuka ndebera muri Yohana, dusome igice cya mbere, sibyo? Igice cya mbere, igice cya mbere usome umurongo wa 12. Noneho unsomere wowe wa murongo dusanzwe tumenyereye, sibyo? Wa wundi dusanzwe tumenyereye, igice cya 3:16. Wongere umare, wongere undebere muri Yohana igice cya 14. Nidushaka dusome umurongo wa 6 wonyine, noneho tugaragaze icyazanye Kristo hano, dusome mu magambo makiya cyane. Ariko uyu murongo ndimo nkuzuza, tubonye uyu murongo ndimo nkuzuza, dusigaranye iminota mike, irukambabariye nkirukanka ngahera ku wa 10. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Icyo kintu sinzi niba bacyumvise, ngo yari mu isi kandi niwe wayiremye, sibyo? Yego, ngo yari mu isi kandi niwe wayiremye. Hano Yesu turaza kumubona nk'umucunguzi, turaza kumubona nk'umubyeyi, tuze kumubona nk'umuremyi. Mu yandi magambo, ni Imana iri mu butatu butagatifu, ariko ni Imana imwe. Yaje mu bye, yaje mu bye, ntabwo yaje ko abe ntibamwemeye, ariko abe yaje mu bye, ariko abe ntibamwemeye. Ntabwo bigeze bamwemera, yaje mu bye kuko mu bye ari kuhasanga abe, ariko abe kuko yaje abasanga ntibigeze bamwemera. 12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, icyakora cy'abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyakoze abamwemeye bose bavuga ngo Yesu bakizera izina rye. Bamwe bavuye muri babandi be bakamwemera, abandi bamwanze, yabahaye ubushobozi. Reka tuhavuge kuko yakunze abari mu isi cyane, yego, bituma byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo agire gutera, ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana babyandika 14, yego, sibyo? Icyo gihe bateranye, barangije baramubaza bati inzira ntabwo tuyizi, yari amaze kuyivuga n'ibikini twayibwirwa n'iki. Umurongo wa 6, ku murongo wa 6 aravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu arababwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye na data, garukira aho ngaho. Haleluya. Ujya kwa data inzira n'imwe, ni Kristo. Babyange babyemere, turabivuze. Uwo niwe twibuka uyu munsi, yego, ni ijambo ry'Imana, turongeye turabibibukije, ni ubuzima. Uwo niwe twibuka none, umurebe numubona nk'umubyeyi, araguhindukirira umubyeyi.